ndafashijwe. Imana yaradutanguranwe iza hagati mu ijoro no hagati mu gitondo. Imana yaje hagati niho yadutabariye, hagati niho yadusanze, hagati niho yaje, hagati niho yavugiye, hagati niho yakoreye. Abizeye bose Yesu bagiye bahabwa imbaraga zituma ibihe bitangara, barara mu ntare ntizabarya. N'ubwa mbere kuva isi yaremwe intare yabuze apeti. Intare yabuze apeti neza, inanirwa inyama kandi yararanye nazo. Ikajya yihumuriza Daniel, kumva Daniel arahumura amasengesho. Harageze ngo abantu basenze aribo bananira ibihe. Abantu basenze nibo bazananira amenyo y'ibihe. Vuga ngo we. Abandi mwese ibihe bizabakacanga niba mutizeye Yesu. Ariko abantu basenze ibihe bizajya bibihumurizaho, bisange barahumura amasengesho bibura peti. Uvuze amen aranyumvise. Ntago ari bose bakizwa amadeni. Hari abibihiye bigeraho ideni rikagukacanga bakaguteza cyamunara. Ariko hari igihe umuntu aba yarasenze iryinyo ry'ideni rikanga burundu, ryajya rikoraho rikabura inyama. Niko mama ugira ngo uze gutanga akaya nyinshi nuko amasengesho yagusize. Ubundi divorce kuwa mbere ejo bundi wajya kwa gitifu. Ariko ibihe byahuye n'isengesho, amenyo y'ibihananirwa kugukacanga. Ni ibihe byatumye uremera. Imana irakuremereza iguha imbaraga kuko wasenze. Aho ubundi watora amashashi muri uyu mugi. Uza abantu batanga ibiguzi ngo usare, uza abantu bakwirukaho, uza abadayimoni bagusabiriza, uza amahembe gushaka, uza ibitega byiruka, uza abantu abagome, uzi inama zikorwa. Ariko byahuye n'amasengesho wasenze. Ayo wasenze muri 90, ayo wasenze mu 2000, ayo wasenze 2021, ayo wasenze 2015, bisange ntagushoboka. Ane tanze imbaraga zo kwica abafilisiti. Abo tutishe kuwa mbere, abatarishwe kuwa kabiri, abatari bupfe none bazafejo, abatari bupfejo bazafejo bundi, abatari bupfejo bundi bazafa kuwa gatandatu, abatari bupfe kuwa gatandatu bazafa ku cyumweru. Ubitangazo Uwiteka agarutse kuri Samusoni. Ba nyir'icumbi bajya bavanga Imana yaradutaye bakabona imibare yajemo ibihekane. Imibare yajemo ibihekane ngo Imana yaradutaye. No, iracyahari, iracyakora, iracyavuga, iracyareba. Nubwo ba nyir'icumbi bavuga ko Imana yabo nta na kimwe yitayeho, ariko abafite ikimenyetso Herosa baracyaririmba, baracyabwiriza, baracyahanura, baracyarekwa, baracyumva Imana, baracyategura ibiterane. Ntibaracogora. Yashoboka ko wamurusha amashuri, ushobora kumurusha n'uburanga, wamurusha amafaranga rwose menshi, ushobora kumurusha imiryango ikomeye, wamurusha kubyara abana benshi, ariko numubona ujye umwubaha. Niba ari umugabo akaba yubaha Imana yacu, we kumusuzugura ngo ubone ari umukene. Niba ari umukobwa akaba yubaha Imana yo mu ijuru, we kumusuzugura ngo ubona nta furesheri afite. Niba ari umubyeyi akaba yubaha Imana ya Aburahamu, we kumusuzugura ngo nuko yapfakaye. Niba ari umusore akaba yubaha Imana ya Yakobo, we kumusuzugura ngo ubona nta butunzi afite. Ijambo ry'Imana rifite umukiranutsi bene nk'uwo, kuko aba yarababariwe ibicumuro bye. Nta muntu umuvuma, nta muvumo wamufata, burya nta n'umuntu ujya umuvugana, kuko n'ubigerageje wese ntagubwa neza. Haleluya! Ninde wari wabona intumbi y'inyoni
yaguye ku gasozi ngo yishwe n'inzara. Ninde wari wabona intumbi yigisha ikinyoni yaguye Kamembe ngo yishwe n'inzara? Uko niko utazapfa ngo wishwe n'inzara, uko niko utazapfa ngo wishwe n'inzara. Uhumure ntabwo uzicwa n'inzara, uhumure ntabwo uzicwa n'amahembe, uhumure abarozi ntibaza gushobora, uhumure abagambanyi ntibazakubona, uhumure ntabwo uzicwa n'inzara. Haleluya! Haleluya! Ngo bageze ku rugi rwa kabiri ngo narwo rubonye Yesu rutiri nyiribihe yaje, kandi yaje ndakinguka, ngo narwo rurikingura, kandi aho yakinguye harongera hakikinga, kuko niwe ubuze ukuntu yahakinguye. Imana nigukingurira nta wundi muntu anyura. Buri wese afite inzira ziri vierge zitigeze zinyurwamo n'undi muntu, irakingura igasiga ikinze n'urufunguzo ikarutwara. Ngaduka ngo ubuse ngo nabura gucuruza gute ngo n'ubwenge nzi ngo nkunguka muri Kamembe ngo uzukungu fana ngo ngewe nize matematike reka ngewe antuka ngewe nize mate. So urabona gucuruza byananira muri uyu mujyi. Waremereye ibihe kuko wasenze, naho ubundi amenye yakacanze abandi yakurya, intare zakubona. Turashimira Yesu. Imana ishimwe muri Kristo Yesu. Haleluya, haleluya. Abambonye bwa mbere, abo tutabanye ejo cyangwa ku munsi washize, nitwa Joseline Mukatete, ndi umukobwa w'umukristo ukunda Yesu cyane, kandi reka mukunde yabanje kunkunda. Amen. Ndashima Imana muri Kristo Yesu ko uyu munsi Imana yongeye kuducira inzira ngo twongere kuba mu materaniro. By'ukuri umuntu abarebye ukuntu mumeze, ukuntu musa, ahari Yesu yakongera agakora nk'ibyo yakoze igihe yagaburiraga abantu 5,000. Ngo yabonye abatindanye ngo abaza abigishwa ngo mbese mufite iki? Ngo baramubwira ngo dufite amafi 2 n'imigati 5 gusa. Arababwira ngo ubwo bihari biramaze, ibyo bintu ndabibaha kandi birabahaza. Ndashimira Yesu udashirirwa. Yesu afite ibintu byabahaza. Ngo babicaza ku mirongo nk'uko twicaye. Imana ibaha umugisha kubwo kumvira itegeko ry'umwami. Ndashima Imana kandi nanone kuba mwiteraniro cyangwa se kuba mwitorero umushumba arimo wa paruwase cyangwa se umushumba urumva nyine n'umushumba w'akarere. Itorero ayoboye rinini y'amatorero agera mu 100, tukaba twicaranye nawe hano. Nukuri tubihereye Imana icyubahiro. Nyakuba mushumba, ndabizi ko wari ubizi ko turi inaha, kubera ko ndabizi ko nta cyakorwa mutabizi ko nubwo mwaba mudahari position yanyu umwuka wera yihagararamo kugira ngo tubane namwe mu mwuka. Ndabizi rero ko mwari mubizi ko turi hano. Turabashimiye kubw'ikaze mwaduhaye. Imana ibahe umugisha. Kandi reka tukubwire ngo korali yitwa Beteli niyo yateguye iki giterane nubwo mubizi, ariko kandi tubabwire ngo iyi korali yatugiriye neza, ko yadukumbuje ijuru kugira ngo twongere tubonane na Yesu icyumweru cyose nimugoroba turi hano. Korali Beteli turabashimira imbere y'umushumba, no kuri Imana ibahe umugisha. Kandi abakristo ba hano mwese muri beza, murasa n'Imana. Yemwe umuntu yahitamo kubana namwe, ariko tuzasubira i Kigali tuzajya tubana mu mwuka. No kuri torero rya Burunga narabivuze no kuri YouTube ko mbakunda kandi rwose bindi ku mutima. Rero ndabashimiye mu izina rya Yesu. Reka dusome ijambo ry'Imana, dukomereze aho twari turi iminsi 2 ibanza. Turi mu ntego y'ijambo muri Zaburi ya 91 umurongo wa 14, wa 15, wa 16 uvuga ngo kuko yankunze akaramata nicyo nzamukiriza, nzamushyira hejuru kuko yamenye izina ryanjye, azanyambaza nanjye mwitabe, nzamukiza kandi nzamuha icyubahiro. Twese tuvuge ngo amen. Muriteguye kumva ijambo ry'Imana? Imana ibahe umugisha. Reka dusome igitabo cy'Abami cya 2. Igitabo cya 2 cy'Abami igice cya 5 dusome umurongo, turahera ku murongo wa 20. Igitabo cya 2 cy'Abami
igice cya 5 dusome umurongo wa 20. Haravuze ngo igitabo cya 2 cy'Abami 5:20 haravuze ngo ariko Gehazi umugaragu wa Elisa umuntu w'Imana aribwira ati ko databuja yagiriye Namani uwo umusamariya umusiriya ubuntu yakira ituro yamutuye, ndahiye Uwiteka Imana nzima ndiruka mufate ngira icyo mwiyakira. Nuko Gehazi akurikira Namani abonye umukurikiye yiruka ava ku igare rye aramusanganira aramubaza ati ni amahoro? Nawe ati ni amahoro. Databuja arantumye ngo aka kanya haje abahungu 2 b'abana b'abahanuzi baturutse mu gihugu cy'imisozi ya Efurayimu, ngo arakwinginze bamuhera itaranto y'ifeza n'imyambaro yo gukuranwa 2. Nuko Namani aramubwira ati emera ujyane itaranto 2. Niko kumuhata amuhambirira itaranto z'ifeza 2 mu isaha 2 hamwe n'imyambaro yo gukuranwa 2. Abikorera abagaragu be 2 barabyikorera bajya imbere ya Gehazi. Babigejeje ku musozi w'iwabo arabibaka abishyira mu nzu arabasezerera baragenda. Hanyuma araza ahagarara imbere ya shebuja Elisa aramubaza ati uraturuka he Gehazi? Undi ati umugaragu wawe ntaho nagiye. Aramubwira ati umutima wanjye ntiwajyanye nawe ubwo wa mugabo yahindukiraga akava ku igare rye akaza kugusanganira? Mbese iki ni igihe cyo kwakira ifeza n'imyambaro n'inzerayo n'inzabibu n'intama n'inka n'abagaragu n'abaja? Nuko ibibembe bya Namani bizakomaho no ku rubyaro rwawe iteka ryose. Maze amuva imbere ahindutse umubembe yera nk'urubura. Imana idufashe cyane. Usome Luka ubutumwa bwiza bwanditswe na Luka igice cya 12. Ubutumwa bwiza bwanditswe na Luka igice cya 12 umurongo turahera ku murongo wa 16. Luka 12 umurongo wa 16 mu butumwa bwiza n'isezerano rishya. Aravuze ngo nuko abacira umugani ati hariho umukungu wari ufite imirimo irumbuka cyane, nuko aribaza mu mutima ati ndagira nte ko ntafite aho mpunika imyaka yanjye? Aribwira ati ndabigenza ntya, ndasenya urugarama rwanjye nubaka urundi runini abarimo mpunikira imyaka yanjye yose n'ibintu byanjye. Nibwo nzabwira umutima wanjye nti mutima wanjye ufite ibintu byinshi bibikiwe imyaka myinshi, ngaho ruhuka urye unywe unezerwe. Ariko Imana iramubwira iti wamupfuwe, muri iri joro uranyaga ubugingo bwawe, ibyo wabitse bizaba ibyande. Niko umuntu wirundaniriza ubutunzi amera, atari umutunzi mu by'Imana. Imana itugirire neza. Hanyuma umurongo wa 22 aravuga ngo abwira abigishwa bati nicyo gituma mbabwira nti ntimukiganyire ngo mutekereze iby'ubugingo muti tuzarya iki, cyangwa iby'umubiri muti tuzambara iki, kuko ubugingo buruta ibyo kurya n'umubiri uruta imyambaro. Itegereza ibikona bitabiba ntibisarura ntibigira ububiko cyangwa ibigega, nyamara Imana irabigaburira. Mwese ntimuruta ibisiga cyane. Imana ishimwe cyane. Dusoreze mu rwandiko Paulo yandikiye Abafilipi igice cya 4 umurongo wa 6. Ikwihuta kugira ngo iyi nyigisho yanjye rwose umwuka wera aze kumfasha kuvuga nk'uko nahawe na Yesu. Abafilipi 4 umurongo wa 6. Urwandiko Paulo yandikiye Abafilipi igice cya 4 umurongo some umurongo wa 6. Mukagira icyo mwiganyira, ahubwo ibyo mushaka byose bibenywe n'Imana, mubisabiye mubyingingiye mushima. Amen. Niba babacuranzi bari hafi bamfashe, hanyuma turirimbira Imana gatoya maze tuganira amagambo y'Imana. Bamanukaho igice cyangwa inota ryose. Umukiza wacu shobora kutunezeza mwisi, atuyobora kubuntu nibuduhaza ibyiza. Umukiza wacu shobora kutunezeza mwisi, atuyobora kubuntu nibuduhaza
azi ibyiza twizeye ubuntu bwe kuko nawe yebe yakutuyobora twese haleluya 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 shimwe twizeye ubuntu bwe kuko nawe yebe yakutuyobora twese haleluya 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 shimwe ubwari byiza muri iyi si kwizera umwami Yesu bizamera bite nk'ijuru tubonye uburanga bwe n'ukuri tuzanezerwa cyane tubonye ubwiza bwe budashira haleluya 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 n'ukuri we n'ukuri tuzanezerwa cyane tubonye ubwiza bwe budashira haleluya 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 shimwe kuko imisozi yose igose i Yerusalemu ikubike rwose abantu be kuko isi yo ntari ururembo rw'umwami ukomeye niko tumeze mu mahanga turi hagati y'ibigusha n'ibigeragezo tumeze nk'akarungu mu mahwa tugenda mu nyanja tumeze nk'ubwato bunini budashobora kuzarohama twashyizweho ikimenyetso uwiteka azi abantu be n'amarembo y'ikuzimu nayo ntaza haleluya twashyizweho ikimenyetso uwiteka azi abantu be n'amarembo y'ikuzimu nayo ntazadushobora uwo nimugenera mu micyamo y'imisozi azanye inkuru zivuga ibyiza aturutse i Budafutari no kwa Zebuloni hose yarahamurikiye ni wa wundi waremye ijuru n'isi n'ikirere izuba n'ukwezi n'inyenyeri none waje mu isi yacu nk'indushya turuhure anatwikorerera imitwaro emwe ngumba zitazana nimishime munezerwe uwiteka aratwibutsa hatumasu haleluya twashyizweho ikimenyetso uwiteka azi abantu be n'amarembo y'ikuzimu nayo ntazadushobora haleluya haleluya Imana ishimwe cyane twashyizweho ikimenyetso uwiteka azi abantu be n'amarembo y'ikuzimu ntazadushobora ese abizeye iryo jambo dukomere Imana amashyi menshi haleluya umuntu w'Imana ararinzwe umuntu w'Imana ararinzwe yashyizweho ikimenyetso ni umuturage w'inaha ariko akaba n'umuturage w'ijuru Imana ihabwa icyubahiro hanyuma uyu munsi turarebera hamwe abantu bagize irari ry'amaso
birangira babuze ibihembo by'imirimo yabo. Hanyuma turarebera hamwe n'abagize ubwibone mu by'uyu murimo, birangira Imana ibagaye bahinduka abagabo. Ariko Imana iza kumfasha, turarebera hamwe n'abandi bakeya banesheje, banesha irari ry'umubiri, banesha irari ry'amaso, banesha ubwibone bwo muri ubu buzima. Imana ibavugaho twese. Amen. Ntabwo abaneshejwe aribo turi butindeho, turatinda ku banesheje. Nta n'impamvu zo kuvuga abaneshejwe, icyakora bajya bahinduka urugero kugira ngo dukanguke. Ariko abaneshejwe ni intwari zo kwizera, ni intwari z'umwami twese. Amen. Iri jambo dusomye ni umugabo witwa Gehazi. Uyu Gehazi yabaye mu rugo rurimo umuntu w'Imana, aba ahantu Imana iri, hari interinete yuzuye y'umwuka, ariko abura password, abura umubare w'ibanga. Aba ahantu Imana ikorera, abana n'umugabo uzura bapfuye, abana n'umugabo wahumanuye amazi yaruraga, abana n'umugabo ukora ibitangaza, abana na Elisa wari ufite imigabane ibiri y'umwuka wa Eliya. Ariko haba umva, habe na dayimoni ingana n'umubu yigeze yirukana. Umuntu ashobora gutinda ahantu Imana iri ariko atarahura n'Imana. Umuntu ashobora gutinda ahantu havugirwa Imana ariko atarayibona. Uyu munsi Imana ihumura amaso yayo, ubwira Imana ngo ndashaka guhura nawe, ndashaka kugusobanukira. Umunsi umwe abasiriya ngo bateye Abisiraheli, ngo baraza abanyaga Abisiraheli, ariko banyagamo n'akana k'agakobwa, ngo kageze muri Siriya, ngo kagendana Imana. Imana ntikayita Yerusalemu, ngo kagendana n'Imana. Bivuze ngo Imana iri mu kanwa. Umuntu ava i Rusizi yajya i Kigali, Imana bakagendana. Munyikirize amen. Umuntu ava mu Rwanda yajya Dubai, Imana bakaba bari kumwe. Umuntu ava mu Rwanda yajya muri Amerika akagendana n'agakiza. Umuntu ava mu Rwanda yajya mu Burayi akabanga Imana ndayifite. Imana iri mu kanwa, agakiza karimuka. Hanyuma ngo kaza kugira umugisha, akabona akazi ko mu rugo rw'umugabo w'umukire witwaga Namani, ngo yari umugabo w'ingabo z'Isiriya, ngo kandi niwe Uwiteka yaheshaga kunesha ku Basiriya. Nubwo yari umunyamahanga ariko yari afite umugisha w'uko Imana yamuhaye kunesha. Iyo yatabaraga ku rugamba Abasiriya baraneshaga, kuko yari umugabo w'umuhanga mu ntambara. Bibiri ivuga ngo kirere, ngo umunsi umwe akana k'agakobwa karimo karategurira sebuja, karamuteguriraga amazi muri dushe. Biriya ntiyagaragaje uko kamenya amabanga ya sebuja, ngo ariko uyu Namani yararwaye ibibembe byinshi cyane. Ngo yegera nyirabuja, umwana uzi ubwenge, ngo yegera nyirabuja arabati, databuja ntabwo namujya imbere, henga nyura aho bigomba kunyura. Ngo aragenda abwira nyirabuja, arambwira ngo mabuja, nabonye databuja arwaye indwara ikomeye, kandi wacu dufite Imana yamukiza, dufite n'umuntu wamusengera agahumanuka. None mbwira databuja ajye iwacu, agende i Nayoti y'Irama, arebe umugabo witwa Elisa, azagende azamugirira imbabazi, azamusengera akire, kuko si we wenyine Imana yaba yigiyeho gukiza, isanzwe ikiza indwara. Munyikirize amen. Bibiliya ngo nuko nyirabuja abwira umutware cyangwa abwira Namani, aramubwira ngo ka gakobwa kariho n'uburyo ntigasanzwe, kambwiye ngo iwabo bafite Imana, ngo bafite n'umuntu. None wakemera ukagenda ukajya kureba uwo muntu w'Imana witwa Elisa, tukareba ko amafaranga tugutakazaho tukuvuza hari icyo yamara cyangwa twayasevinga tukajya. Ngo Namani aravuga ngo nta kibazo, najyayo ngafata amaturo, ngafata abagaragu cyangwa se abandi bashinzwe kumurinda, afata ifarashi, arurira ajya muri Isiraheli gushaka Imana. Mbabwiza ukuri, ibintu by'Imana bihora bigezweho, na kera kose byari bigezweho. Munyikirize amen. Na kera kose byari bigezweho, utagira ngo nubu ntago bizava ku isoko, kuko nyirabyo ni umunyembaraga. Bibiliya ngo umwami w'Abisiraheli ngo yumvise ko umugaba w'ingabo yaje, ngavuza induru, ngacagagura imyenda ye, ngo noneho Abasiriya ndabakizwa n'iki? Ngo kuko iteka iyo babateraga barabaneshaga, ntiyamenya ko ngo baje gushaka Imana y'iwabo. Erega ibigutera ubwoba nabyo bifite uwo bitinya. Se muri hano cyangwa dore umubare w'ibanga, ubwire Satani ngo Satani, nubwo ntera ubwoba nawe ufite ubutinya. Nawe ufite ubutinya, burya nta muntu utagira icyo atinya. Amazi atinya ifu, ifu igatinya amazi, mbese ibintu byose biratinya, nta kintu kidatinya ikindi. None Satani rero afite uwatinya, atinya uwamunesheje, uwamwambuye imfunguzo z'ikuzimu. Umuntu umwe, abantu groupe y'abantu ngo bagiye gusengera umuntu urwaye abadayimoni,
uwitwaga ko ari we ufite amavuta ashyushye cyangwa se wari ubahagarariye agenda yacitswe yakoze icyaha cy'ubusambanyi ariko atabonye umwanya cyangwa uburyo bwo kwihana. Hanyuma rero agezeyo ngo dayimoni imubonye aramubwira ngo ubwo rero nawe uraje waraye usambanye. Dayimoni bararondora ati ubwo rero nawe uje kutwirukana tedaro ko hasi. Ngo abavandimwe bajyanye ne bari bamwizeye nk'umunyamavuta uri bwirukana abadayimoni. Murabizi muri groupe haba harimo umuntu ufite amavuta ashyushye. Bavuga ati ubwo yabuze ntabwo uyu munsi Imana iri buze. Ariko Imana iraza. Imana ntihagarara ku muntu, Imana ihagarara mu kibanza cy'abantu bayizeye. Nta muntu kampara. Imana ireba umutima ntireba umuntu uvuga ngo uyu muntu ngo ngararenze. Wapi? Abonye ko dayimoni musebeje uzi ikintu yakoze. Yaravuze ngo dayimoni ndabizi kunze n'intege nke zanjye urazivumbuye ariko ntabwo n'ubundi nari kukwirukana mu izina ryanjye, nari kukwirukana mu izina rya Yesu utarasamba. Dayimoni ngabyumva aravuga uvuze nde? Arambwira ngo njyewe ndabizi ko intege nke zanjye wazivumbuye. Uko wabimenye aba bose twari kumwe nta numwe wamenye ibyo naraye nkoze. N'ubundi sinari kukwirukana mu izina ryanjye, nari kukwirukana mu izina rya Yesu utarakoze icyaha. Dayimoni ngo yumvise bavuze Yesu ngira ashwiragira iriruka. Yesu utarakoze icyaha ni unesha abadayimoni. Haleluya! Utigeze kumenya icyaha niwe wenyine uvugana nabyo biku. Rero nabyo bifite uwo bitinya. Ngo umwami w'Abisiraheli aramubaza ngo niki kikuzanye hano? Aravuga ati rega n'amahoro anzanye. Ngewe bambwiye ko inaha mufite umuntu w'Imana, ndarwaye kandi indwara yanjye bayivumbuye. Ba bantu bagiraga gutya ntibazongera kubikora, n'ubundi bazajya bava ati bosi nta kigenda nta kintu afite. Kandi ntabwo ndi buve hano ntakize, aho kugira ngo nsabere iwacu nasabera hano nkakora byose mukeneye ariko nkataha ntakize. Munyikirize amen. Ngo umwami aramubwira ati serese ushaka genda umurebe. Ngajya inayoti y'Irama ajya kureba umuntu w'Imana, hagezweho abantu b'Imana. Munyikirize amen. Ngajya kumureba, ngageze ku irembo urabyumva protokole cyubahiro agomba, ngagira ngo ari bubizane kuri Elisa. Umuntu akabantu b'Imana bihagararaho ba ngaraza ati kadogo, ubwo arimo arabwira Gehazi ati kadogo sobuja arahari. Gehazi ati arahara araryamye arananiwe, yaraye mu masengesho ye, ari muri minsi 7 ya Beteli week arananiwe. Ubu ntabwo yasohoka akansuhuza. Arambwira ati ntabwo mbise sakadoko numva mwiyemera mwiyemera niki? Arambwira ati hano hari Imana kandi hano iyo wahageze uca bugufi uramanuka ukicara no hasi kugira ngo nta bintu bya protokole kugira ngo uvugane nayo. Amana ati si Imana yiwanyu nuko ikora, nta nubwo yubaha abantu bafite utuntu. Ubwo urumva iyo Imana yiwanyu yari bwoko ki? Yahaza ati burakuyitwaraho neza, wenda wabona uyu munsi ugabanye. Yitwareho neza uhakirizwe urebe ko hari akantu wayikuraho. Abaramwe ati genda ubwire sobuja aze hano shabye ibintu bivana aho ngaho, mubwira aza nsuhuza ndebe ukomeze ankorere deliverance. Batangiye kuvuga ibyongereza. Genda umubwira aza ndemba hendembyeho ibiganza, numvishe bavuga ngo Imana yirakiza ngo ibiganza bye ngo bifite amavuta. Genda umubwira aze hano cyangwa nyakire muri salo. Yahaza ati ntawuzi wowe ntabwo uramumenya. Nga ngende mubwire. Ngo yinjiye mu nzara mbwa ati databuja hanze hari umuntu ufite ibintu yaje arambwiye karagushaka. Elisa ati se yagiye kwigabura ati wapi? Yaba yarabatijwe se ati reka mu Musiriya n'umupagani arashaka serivisi z'abarokore. Ndati numubwira ngo urabanza ubatizwe urabanza ubatizwe wege inyigisho z'umubatizo umenye uko kujya mu ijuru bimeze, ubanza izere Yesu umwami n'umukiza, hanyuma ubone serivisi zo mu ijuru. Uko nta kundi byagenda banyura muri Kristo Yesu. Abaraje arambwira ati barambwiye ngo urabanza ujye kubatizwa. Ese nibyo kubatizwa birimo? Imana yanyu ntago yakorera abantu batakijijwe. Arambwira ati reka batakijijwe nta kipfana nabo, abanza kwizera Yesu. Abarambwira ati genda umubwire ngo ndamwizeye. Urabona ntari gutinda akazi karantegereje. Umva ukuntu Bibiliya ivuga, ngategereza ko Elisa ari busohoke mu nzu ngaze mukoreho ngamurembarembye we. Amubwira ati ndagukijije mu izina ry'Imana ya Isiraheli. Aramubwira ngo umva umuti w'inaha uba mu bintu bidafatika, mu bintu bisuzuguritse ariko bifite ubuzima. Haleluya! Aramubwira ngo genda umubwira ngo manuka mu cyuzi cyangwa se mu kidendezi cyangwa mu biziba
wiyuhagiremo karindwi widumbaguza rimwe kabiri inshuro zirindwi nutazikora uratahana ibibembe byawe urataha usebye urataha bakuvumbuye urataha nta kigenda n'akazi kawe nutabikora ngo nuko namani yifata gutya atareka abantu b'inama urasuzugura yewe iwacu dufite pisine iwacu dufite inzuzi nziza njyewe njya kwidumbaguza ya mana yanyu isuzugura iyo mana yanyu ivanga abantu ngo baze basenga nka yirindwi ngo bajye baza ngo bicare hasi ngo abantu ngo bagire gute ngo baze ngo bumve ijambo ubundi iyo mana yanyu ntiyansanga no mu rugo irisati nutabikora uratahana ibibembe kandi uraseba byiteka ryose ngo abagaragu baramubwira ati reka data ko n'ubundi twakuva utabuze ni igikishe wahambiriye ubwenge wahambiriye amabaraza ibirava mu Samusoni yabonye ko Delila amurengeje ngo kana mutegereje yaramubwira ngo kuva navuka nta cyuma cyoroshye kigeze kigera ku mutwe wanjye Imana yavuganye n'ababyeyi banjye arababwira ngo ningiye Uwiteka azahesha icyubahiro n'ubutsinzi mu Isirayeli imbaraga zanjye zose ziri mu mutwe ziri ku musatsi Samusoni gashaka urwembe Delila gashaka urwembe na n'uyu munsi umwuka wa Delila uracyariho uracyorosha abagabo nta gutinya umaze imyaka 50 muri ADEPR warabatijwe ku bwa kabutira nta gutinya niba warabatijwe amazi ashyushye umwuka wa Delila uraseruka urazerera ariko umukuru wa leta yavuze yaravuze ngo uneshe ibyaha azambikwa umwambaro wera esaza izina rye kumara mu ijuru uhanuke utake tujye kunambara izina rya Yesu kwizera Kristo yonyine nibyo bidushoboza kunesha kwizera Kristo siko twari tumeze habo nariwe ntabwo byari birimo oya Samusoni ngakangutse asanga Imana mukabera Bibiri iravuga ngo nuko baramufata bamunogora amaso afite ubusobanuro bukomeye nzabuvuga ngarutse umuntu udafite amaso baramurandata cya bindi wigishaga abandi batangira kubikwigisha wabwiraga abandi ngo nibihane ahubwo niwe babwiriza ngo niyihane wabwirizaga abandi kwihangana niwe batangiriraho inyigisho zo kwihangana buryo umufilisiti yaba yakunogoye amaso Imana iduhereze imbaraga abari imbere Imana haleluya biravuga ngo baramujyana bamuhindura umusiki w'ingano amezi yahamaze Imana imugarukaho dore umugisha dufite muri iki giterane cya Bethel Week nuko Satani atatwiciye turamucitse nibure duhawe amahirwe ngo umusatsi wongere kumera imbaraga zongere zigaruke tubwire Imana ngo twari twarazimiye ariko turagarutse munyikirize haleluya amahirwe duhawe nuko Satani atatwiciyeyo Imana ya Isirayeli ihabwa icyubahiro ngo nuko Samusoni umusatsi urongera uramera ngo noneho abafilisitiya ngo bakora igiterane ngo cyari igiterane kiri mu nzu nini ngo yarimo abafilisitiya ibihumbi ngo Bibiri iravuga ngo baramuzana ikintu nkundira Samusoni ngo baramuzanye mu iteraniro ry'abafilisitiya agenda aririmba indirimbo numva nkunda ivuga ngo Satani yanyibukije kiranirwa kwanjye ashaka kunyica
bihebesha byanumira mw'ijuru ndebayo we wabibuyeho byose kera yarampongereye nuko sinzi. Abari bamurandase batubwira muraririmba ibiki shako twakunogoyemo amaso arababwira ngo nuko amaso y'inyuma mwayakuyemo ariko ay'imbere arimo arareba, ay'inyuma mwarayajyanye Delila narayamusigiye ariko umuntu w'imbere arimo aragenda bamuzima. Bashirwe umuntu w'imbere marasubirana imbaraga, umuntu w'imbere marakira ubuzima. Akadoza ko kuwa mbere nekatakwinjira ako kuwa kabiri kazakwinjira. Nabonye ijambo ry'Imana rimera nka serumu, uko buri kantu buri gatonyanga kose uko kagenda kagira ahantu gakora. Ntago umuntu akirira rimwe, ntago serumu izira rimwe, niko n'ijambo ry'Imana rimera. Hari igihe akadoza kanyuramo kuwa mbere ukumva ntibije, kuwa kabiri bagashyiramo akandi, serumu igarangira wakize. Ndashimira Yesu, afite gahunda nziza yo gukiza abantu be, tumukomera amashyi. Haleluya, haleluya, haleluya. Samson abwira abamutwaye arababwira ngo nimunyegereze inkingi zaho hantu turi. Hagira abantu nka babiri baza hano cyangwa haze batatu, protocole muzi mugire vuba iminota yamfashe wa kubwiriza iri teraniro naryo rimeze nka rya rindi Yesu yabwirije ngatinda n'abantu amba iminota yashize batatu. Samson ajyemo hagati, hanyuma abandi namwe mumufate mumufate mumukomeze nyine zinimo muzi ukuntu yatuzengereje. Barabwira ati komeza urerembe, gwasore muraririmba ibiki muzigenda gende. Arabwira ati nta kibazo, iyo Mana yanjye muyihorere turaziranye. Ngagenda yatura, agenda yizera, agenda abwira Imana ngo kera bakwiringiraga bariho mu mahoro, ngufite sinifuza undi murengeze. Ni nkuko nawe wasindagiye ugakinga iduka ugasiga abana mu nzu ukabwira ati ndagiye, urimo uraza gufata inkingi. Haleluya. Babwiye umutwaro uti sheri ndaje mu kanya, ariko icyo wari ugiye gukora wari ukize. Wari murabwira Yesu uti ndaje Yesu, amaso barayanogoye ariko ndaje. Ngagenda yegera inkingi, ngarazegera abwira Imana ati Imana mfite ingingo indengera. Wavuze ko umuntu kwizera atazakorwa n'isoni, kandi naho nagwa hari ijambo rindengera. Waravuze ngo umukiranutsi naho yagwa ntazarambara. Uyu munsi urangirira imbabazi Imana iti ndazikugirira mwana wanjye. Uranyiza nubwo ntafite amaso, Imana iti sindeba amaso y'inyuma ndareba amaso y'imbere. Watangiye kureba sati ndimo ndabona Imana, watangiye kumva sati ndimo numva Imana. Haleluya. Bibiliya iravuga ngo nuko Samson abwira abari bamwegira ati nimugenda n'ubundi yampamagaye ndi jyenyine, nimwigendere. Abwira Imana ati uyu munsi Uwiteka, ese kutazamura amaboko, Uwiteka we Mana ya Isiraheli, Mana ya sogokuruza, Mana ya Abrahamu na Isaka na Yakobo, Mana y'Abisiraheli, ndi mu Bafilisitiya banogoye amaso, ariko uyu munsi Uwiteka ubane nanjye, Uwiteka umfashe, Uwiteka ungarukeho, usubizemo kunezerwa agakiza kawe. Bibiliya iravuga ngo nuko aritugatuga nk'uko twituzatuze, ngaritugatuga asiga ibitekerezo, aritugatuga akora byose ngo agere imbere y'Imana. Ngaratigisa inkingi uko atigisa muri fondasiyo bigenda biriduka. Biravuga ngo nuko inzu igwira Abafilisitiya. Umva akantu keza nakunze, havuze ngo Abafilisitiya Samusoni yishe mu ipfa rye ngo baruta abo yishe mu gihe cye cyo kubaho. Imana iguhaye kunesha Abafilisitiya benshi. Aya mashyi tuyakomera Imana. Haleluya. Imana iguhaye imbaraga izo utahoranye, Imana itanze imbaraga izo utahoranye, Imana itanze imbaraga izo wari warabuze, Imana iguhaye imbaraga. Tera haleluya. Imana itanze imbaraga. Heli wiri bini Maria dastandowa hela sharabana garabostela bosha hayiwone malasikata yabashanda waizika. Hey, Imana itanze imbaraga baririmbye imwe zo kwica Abafilisitiya benshi. Imana itanze imbaraga zo kwica Abafilisitiya benshi. Beteri we, Imana itanze imbaraga zo kwica Abafilisitiya.
w'Imana ararinzwe. No mu gihe urimo arabona asa n'utera imigera arimo arasamba, haracyari ibyiringiro ko naho igiti cyatemwa cyakongera kigashibuka. Ndafashijwe Joseline, ndafashijwe pe. Mana itanze imbaraga zo kwica Abafilisiti. Abo tutishe kuwa mbere, abatarishwe kuwa kabiri, abatari bupfe none bazapfa ejo, abatari bupfe ejo bazapfa ejo bundi, abatari bupfe ejo bundi bazapfa kuwa gatandatu, abatari bupfe kuwa gatandatu bazapfa ku cyumweru. Umva itangazo, Uwiteka agarutse kuri Samusoni. Uwiteka agarutse kuri Samusoni. Ibyo atashoboye ejo hashize, ejo agiye kubishobora. Ibyo atashoboye umwaka ushize, ejo azabishobora. Ibyo atashoboye mu gihe cyarashe, ejo azabishobora. Vuga ngo nzabishobora. Mumwikirize nta dayimoni afite, nukuri. Haleluya. Imana igitanga imbaraga. Mvugishije umwirongi cyane, torero mukomere. Icumbi ribaye amayobera, amapfa afashe intebe. Abahinduye benshi mu bihe bikomeye, babitse ubutunzi bwabo ahatagera ingese. Kuko imihigo myinshi mwahize ko mutazacogora, nubwo amashyo yashira mu biraro, mwizere isezerano. Nubwo banyiri icumbi bavuga ngo Imana yaradutaye, ariko bafite ikimenyetso, mwizere isezerano. Ba nyiri icumbi bajya bavanga Imana yaradutaye, bakabona imibare yajemo ibihekane. Ngo imibare yajemo ibihekane ngo Imana yaradutaye. No, iracyarimo, iracyahari, iracyakora, iracyavuga, iracyareba. Iracyarimo. Mbwira mugenzi wawe ngo iracyarimo. Mubwire ngo iracyarimo. Iracyarimo Beteli imwe. Hawe la los tande la bana shala basta. Nubwo banyiri icumbi bavuga ngo Imana yararitaye, ariko abafite ikimenyetso bikamembe, mwizere isezerano. Nubwo banyiri icumbi bavuga ngo Imana yarigendeye, ariko abafite ikimenyetso, mwizere isezerano. Nubwo banyiri icumbi bavuga ngo Imana yabo nta na kimwe yitayeho, ariko abafite ikimenyetso, herosa. Baracyaririmba, baracyabwiriza, baracyahanura, baracyarekwa, baracyumva Imana, baracyategura ibiterane. Ntibarananirwa, ntibaracogora. Ntabwo bose baranywa inzoga, bose ntibaranywa inzoga. Baturanye n'utubara ariko ntibazinywa. Batuye mu mujyi ariko umujyi ntubahindura. Ariko abafite ikimenyetso,
izers hariko abafite we hariko abafite ikimenyetso yo nyizera isezerano. Tuzamura amaboko yacu ndebe wa zamura amaboko yacu. Haleluya. Hari igihe Herode yabahize arabahiga. Herode aravuga ngo ndabanza nice bishop wa kwera. Satani azi ubwenge, azi ko iyo umutwe urwaye cyangwa upfuye igihimba cyose gisigaye kiba cyanyiritse. Ntiyibuka ko Kristo nyiri torero we mutwe mukuru aribereye maso. Aravuga ngo nzabanza nice bishop wabo ubundi bose bahite bananirwa. Petero yarakaze. Kiramo mvuga Imana neza nshaka mfe. Haleluya. Aravuga ngo ndica Petero ubundi ndebe ukuntu bagiye kuba impehe murazizi intama zitagira umwungere buri wese igiye yayishake ho biti byaranze. Intama yahura n'idutsi byanze kuvamo byajemo ibihekane. Intama zikaganira ziti hajemo ibihekane tu. Nibaze noneho imibare yajemo ibihekane harimo za kosinisi na tanjante. Ibyo ni ibintu twize ejo bundi hepfiriya turi guhuza imibare. Hari igihe no mu mwuka haza amakosinisi. Harya ubu hari umurokore ukibahora? Harya ubu hari umuntu ukibahora? Hari umuntu uhari kweli? Ngaramufata mushyira mu nzu y'imbohe. Abangu ndamwica isabato iranyumva umupaganira ngaramwica isabato. Agira ngo Imana yacu itinya isabato. Yashoboka ko wamurusha amashuri, ushobora kumurusha n'uburanga, wamurusha amafaranga rwose menshi, ushobora kumurusha imiryango ikomeye, wamurusha kubyara abana benshi, ariko numubona ujye umwubaha. Niba ari umugabo akaba yubaha Imana yacu, we kumusuzugura ngo ubona ari umukene. Niba ari umukobwa akaba yubaha Imana yo mu ijuru, we kumusuzugura ngo ubona nta fresher afite. Niba ari umubyeyi akaba yubaha Imana ya Aburahamu, we kumusuzugura ngo nuko yapfakaye. Niba ari umusore akaba yubaha Imana ya Yakobo, we kumusuzugura ngo ubona nta butunzi afite. Ijambo ry'Imana rifite umukiranutsi bene nk'uwo, kuko aba yarababariwe ibicumuro bye. Nta muntu umuvuma nta muvumo wamufata, burya nta n'umuntu ujya umuvuga nabi, kuko n'ubigerageje wese ntagubwa neza. Haleluya. Ninde wari wabona intumbi y'inyoni yaguye ku gasozi ngo yishwe n'inzara? Ninde wari wabona intumbi y'igishwi cy'inyoni yaguye Kamembe ngo yishwe n'inzara? Uko ni kutazapfa ngo wishwe n'inzara, uko ni kutazapfa ngo wishwe n'inzara. Uhumure ntabwo uzicwa n'inzara, uhumure ntabwo uzicwa n'amahembe, uhumure abarozi ntibaza gushobora, uhumure abagambanyi ntibazakubona, uhumure ntabwo uzicwa n'inzara. Haleluya. Ngabwira abasirikare 16 arababwira ngo mujye mumusimbura naho mu masaha. Burya bose ntago bamurindiye rimwe, bazaga mu maseri. Bane baza barinze umugabo udafite n'ifoke. Ufite Imana. Harageze ngo abafite Imana barindwe n'imbaraga z'ibitaboneka, ahubwo barindwe n'imbaraga z'ibyo mu ijuru. Mu gitondo ngo buri buke bamucumutwe bamurangiza. Herode yagambiriye kuzimya itorero, avuga ngo ndahera kuri shebuja wa. Ngo mu gicuku nijoro Imana igitabara itanguranwe. Ndafashijwe. Imana yaradutanguranwe iza hagati mu ijoro no hagati mu gitondo. Imana yaje mu hagati
hagati niho yadutabariye, hagati niho yadusanze, hagati niho yaje, hagati niho yavugiye, hagati niho yakoreye. Imutanguranwa Herode ataraza, ngo marayika agiye kumva yumva yinjiye nta rufunguzo nta gukomanga. Imana niza ntizakomanga. Ngaraza amukoma mu mbavu aramubwira ati how are you Petero? Petero ati urinde? Ubwo kandi ngagira ngo amararota kumbe biri kuba live. Marayika ati Petero how are you? Yesu avuga nituze, nta terabwoba, nta bintu by'iterabwoba. Arambwira ati ndi marayika w'Uwiteka naje bakuntumyeho. Kumbe ngo hari abantu baraye mu rusengero ahantu basenga nk'uko mwaje, babwira Imana ngo ntago tubyemera, ntago Petero yapfa, ntago Herode yatwishima hejuru, oya turabyanze. Ngo Imana yohereza marayika arambwira ngo Petero byuka, byuka Petero. Petero ngarabyuka, arambwira ngo ufite inkweto? Petero arambwira ngo ndazifite. Hari ibintu abadayimoni bibagiwe kudukuramo inkweto zitwa ubutumwa bwiza. Nubwo tugeragezwa tuzi icyo Imana yavuze. Arambwira mbara inkweto kiravuga. Petero akubita amaguru. Ufite umwitero se? Ndati umwitero ni imirimo. Urumva basubira kubwiriza bigakunda nubwo baguhondaguye. Ndati najya kubwira abantu Imana ikiza, umwitero uvuga imirimo. Uzongera utanga amaturo? Ndati nzabikora. Shuwa ati nukuri ahubwo ndatangira mu gitondo mu kanya. Shyiramo umwitero rero uvuga imirimo. Genda wongera uririmbe, genda wongera usenge, genda usenge, wongera usenge. Petero we utandukanye gusenga kwawe, ayayaya kuko ari zagukiriza zatanga ingabo nyinshi. Arambwira ati harya wibutse umushumi urawufite? Umushumi uvuga ukuri. Uzajya ubwira abantu ukuri babwira ko utihana azarimuka. Ndati utinze kunkura hagusa ndakwereka. Kenyera umukandara ashyiramo, Petero agashyiramo. Hagati maze unkurikire, utinye bari abagabo bari hariya barasinziriye. Ikinya unkurikire gusa nta gusakuza. Imana ikora ibintu bucece idasakuza. Haleluya we! Yagize bucece. Namwe ati gahunda ni gahunda y'uburagi, unkurikire tugende. Petero agenda aririmba ati tuzafata urugendo rurerure, tuzurira imisozi iteganye n'igicaniro, tugiye gutamba ibitambo byishimwe by'urwibutso ko yadutaye. Ngo bageze ku rugi rwa mbere, urugi rubonye marayika. Burya urugi ntirutinya Petero, rutinya Yesu. Ngo rubonye Yesu rutinya ibihe yaje, ngo ruhita rwikingura. Ibintu utinya byose bitinya Imana. Petero araharira cyangwa yagiye? Haleluya! Ngo bageze ku rugi rwa kabiri, ngo narwo rubonye Yesu rutinya ibihe yaje, kandi yaje ndakinguka. Ngo narwo rurikingura, kandi aho yakinguye harongera hakikinga, kuko niwe ubuze ukuntu yahakinguye. Imana niyo igukingurira, nta wundi muntu anyura. Buri wese afite inzira ziri vierge zitigeze zinyurwamo n'undi muntu. Irakingura igasiga ikinze n'urufunguzo ikarutwara. Petero yarafunganywe n'izindi mbohe, ariko niwe wenyine marayika yakinguriye, kuko ari we wasenze. Munyikirize haleluya. Yewe Petero we niwe wasenze, Imana iragukinguriye. Umukuntu Bibiliya ivuga ngo Petero ageze hanze ngo arebwira ngo ahari ndimo ndarota. Marayika ati ntago urota, biri kuba live. Ibintu ni mwijuru barimo barabikora, ahubwo ihute ugende wiyereka bitorero, ugende ubabwire ngo ya Beteli wiki nayibonye n'Imana, ya masengesho yahuriyemo na Mesiya. Nimundeke ndirimbe nahuye na Mesiya, kandi guhura n'uwo Mesiya si bisanzwe. Uwahuye ahinduka mushya, hahandi mwari muri. Ndashaka ko dusenga. Haleluya! Imana igitanga imbaraga zinesha irari, zinesha ubwibone bw'umubiri, imbaraga zinesha irari ry'amaso. Imana igitanga imbaraga. Abizeye bose Yesu
bagiye bahabwa imbaraga zituma ibihe bitangara, barara mu ntare ntizabarya. Ni ubwa mbere kuva isi yaremwa intare yabuze apeti. Intare yabuze apeti neza, inanirwa inyama kandi yararanye nazo, ikajya yihumuriza Daniel, kumva Daniel arahumura amasengesho. Harageze ngo abantu basenze aribo bananira ibihe. Abantu basenze nibo bazananira amenyo y'ibihe. Vuga ngo we. Abandi mwese ibihe bizabakacanga niba mutizeye Yesu, ariko abantu basenze ibihe bizajya bibihumurizaho, bisange barahumura amasengesho, bibura peti. Uvuze amen aranyumvise. Ntago ari bose bakizwa amadeni, hari abibihiye bigeraho ideni rikagukacanga bakaguteza cyamunara, ariko hari igihe umuntu aba yarasenze iryinyo ry'ideni rikanga burundu, ryajya rikoraho rikabura inyama. Niko mama ugira ngo uze gutanga akaya nyinshi, nuko amasengesho yagusize. Ubundi divorce kuwa mbere ejo bundi wajya kwa gitifu. Ariko ibihe byahuye n'isengesho, amenyo y'ibihananirwa kugukacanga. Ni ibihe byatumye uremera, Imana irakuremereza iguha imbaraga kuko wasenze. Aho ubundi watora amashashi muri uyu mujyi. Uza abantu batanga ibiguzi ngo usare, uza abantu bakwirukaho, uza abadayimoni bagusabiriza, uza amahembe gushaka, uza ibitega byiruka, uza abantu abagome, uzi inama zikorwa. Ariko byahuye n'amasengesho wasenze, ayo wasenze muri 90, ayo wasenze mu 2000, ayo wasenze 2021, ayo wasenze 2015, bisange nta gushoboka. Ubwo rero ngo vuwara ngo kamene ngo nagombaga kubyara 5 dango wa 5 ngo ngo ubusanga Imana yari kunye mu rubyaro. Nuko ahuye n'ibihe warasenze. Ngatuka ngo ubuse ngo nabura gucuruza gute ngo n'ubwenge nzi ngo nkunguka muri Kamembe ngo vuwara ngo ngewe nize matematike reka. Ngewe antuka ngewe nize mate. So urabona gucuruza byananira muri uyu mujyi. Waremereye ibihe kuko wasenze. Naho ubundi amenye yakacanza abandi. Yakurya intare zakubona. Turashimira Yesu. Yesu yimye ibihe apeti atuma intare zitadushobora, kandi yambwenga aracyabahagazeho, aracyari kumwe nawe, azabari. Imana ibaha umugisha. Ukaduhombeka amaso yacu dusenge. Wibuke ko Daniel mu gitondo abandi babashyizemo zirabarya, ntago ari bose zitarya, zirabakacanga ngo nta nubwo zabahagije. Ibyo wasimbutse suko bitisha abandi, ahubwo n'imbabazi z'Imana. Ndashaka kudusenga, mwihangane narengeje iminota. Umuyobozi wa gahunda mbabarire, maze ntimudusige mu rusengero. Mwari mwafashijwe nimwe mwabiteye, amavuta yanyu n'ayanjye byahuye ndatinda, ariko kandi ndazi ko byagenze neza mu ijuru. Munyikirize amen. Ndashaka ko duhombeka amaso yacu tugasenga. Imana irashaka kubaha imbaraga. Yesu yavuze ngo ntimukiganyire mwibaza iby'ejo, muti tuzarya iki, tuzambara iki, tuzabaho dute, ngo bitume mwifuza ibyo mwisi cyane mubirutisha iby'ijuru. Kandi umwami yavuze ngo ibyo mushaka byose mubibyingingire mubisabira kandi mushima. Imana yiteguye kubagirira ineza iruta iyo mwabonye mbere. Imana yiteguye kubahoza amarira aruta ayo mwarize mbere ikayabahoza, kandi Imana yiteguye no kubajyana mu ijuru. Saha gusa Imana ifite gahunda yo kujyana itorero mu ijuru, ariko rikiri mu isi Imana yambwiye ngo izahabarindira. Imana izahabarindira, ibarinda amaboko ya Herode, ibarinda amaboko y'intare. Imana izabagirira neza. Mwikomeze kuri yo, muyizirikeho, mukundwa karamata, muyikunda karamata, nicyo izabakiriza. Hanyuma ndashaka umutima w'umuntu utaramwizera Yesu. Umuntu utamwizera Yesu buriya akwiye kumwizera muri uyu mugoroba. Nukuri uro kugirirwa impuhwe kurusha abandi bantu bose. Intare z'ibyaha zarakurumye rwose, icyaha cyinjiye muri wowe kandi uranabyemera pe. Kubera ko ubuzima ubayemo n'ubuzima bw'ibinyoma, n'ubuzima utabonera ubusobanuro, nta buhamya bwabwo ugira, ubona bucya bukira gutyo gusa kubw'imbabazi z'Imana, ariko nturamenya umwami wagukunze. Urizera Yesu, uramuha ubuzima bwawe ngo akuyobore, akubera umwami n'umukiza. Uyu mugoroba yakuntumyeho arambwira ngo numwizera araguha amahoro asendereye, araguha ubugingo bwinshi, azakujyana no mu ijuru. Umwizere niwe nzira n'ukuri n'ubugingo. Maze
uzamura ikiganza cyawe nk'ikimenyetso cyo guhamya ko umwakiriye, umubwire ngo Yesu, nabaga mu byaha, niberaga mu isi y'umwijima, Satani yarantindanye nkoresha ibyaha, nari umunyabyaha ubyemera, ariko uyu mugoroba nizeye Yesu. Uzamura ikiganza cyawe niba ushaka kwakira Yesu umwami n'umukiza, uvuga ngo maze iminsi mu byaha, naracumuye cyangwa se nari nanakijijwe ndagwa. Erega nawe ukwiye kwegera Yesu, kugira ngo Samusoni se bamwogosha umusatsi atari umunyembaraga, nawe ngwino Yesu yongera kumereza umusatsi, usubirane imbaraga nk'izo wahoranye mbere, usubirane imbaraga nk'izo Yesu yari yaraguhaye mbere. Bwa bushobozi wari ufite bwo kwirinda ibyaha, kwa kundi wajyaga wirinda ngo Imana itagawa, Imana yongera kwihera imbaraga muri Kristo Yesu. Umugambi w'Imana no gukiza abantu, Imana yibwira ibyiza ku bantu bayo. Uzamura ikiganza cyawe, wewe waguye nawe utarakizwa, uzamura ikiganza cyawe, tukwingingira umwami akugirira ubuntu. Abazamuye ibiganza bari he? Ndimo ndabona mu itara, ntago ndi kureba neza, ariko nababonye mu iteraniro bemezwa n'imitima yabo ko bagiye kure y'Imana bagakora ibyaha. Reka mbinginge mu cyubahiro mugomba ijuru ribahaye, natwe abera b'Imana tubinginge muhaguruke mu cyubahiro cy'Imana, muze hano tubafashe gusenga. Ntugire isoni, natwe twari babi, Yesu atugirira ubuntu. Ikintu gikomeye no kuzasumirwa n'amaboko y'Imana akomeye ku munsi w'amateka, ubwo Imana izabwira abantu ngo nimwumve imbere sinigeze kubamenya. Iri ni ryo jambo ntinya muri Bibiliya mu buzima bwanjye, ijambo rivuga ngo nimwumve imbere mwa nkozi z'ibibi bimwe sinigeze kubamenya. Imana izabibwira abantu ntabwo biti, we n'uhunga umujinya w'Imana uzatera. Wewe wari wazamuye ikiganza, abaho umwanya rwose, ndabizi murabona uburyo bwo kuza, nubwo turi benshi ariko turi benshi beza. Abasore beza muze, abakobwa beza nimuze, muhunga umujinya w'Imana uzatera. Nimuve mu isi y'ibyaha. Turabwira abantu mwese ngo nimuve mu isi y'ibyaha, musanga umwami. N'abari muri etaje, nawe niba wumva ushaka kwakira Yesu umwami n'umukiza, uzere ikirenge mu cya Kristo. Abajene nimuze, abamama nimuze, mushaka kwakira Yesu, mwegerezwe intebe y'ubuntu. Ahari Satani yakunogoyemo amaso, urabizi neza ko ubuhamya bwawe atari bwiza, yakwangirije ubuhamya, ariko uyu mugoroba Yesu yambwiye ngo arashaka kongera gushyiraho abantu ikimenyetso. Imana ibaha umugisha, kandi umwami yambwiye ngo aratanga ubugingo bwinshi muri aya materaniro. Iki giterane kizarangira abantu babonye ubugingo bwinshi. Waracitswe, umenera Delila amabanga yose y'ubwami bw'Imana, umubwira iby'agakiza, kandi ntiwihagarareho rwose. Umutima wawe urabizi neza ko wagiye mu ntege nke. Uyu munsi Yesu arashaka kukugirira imbabazi nyinshi. Ngwino Yesu akwihera imbabazi, ngwino Yesu akugirira ubuntu bwinshi. Ntugire ubwoba ngo abantu ni benshi barandeba, kamera bazikuyeho, kamera muzirebeshe hirya aho abantu batari. Hari igihe umuntu aba yifuza ubuzima buri prive utarimo ikindi kintu icyo ari cyo cyose. Umura kamera twazikuyeho, ngwino tugufashe gusenga. Kandi uyu munsi ni wumva ijwi ry'Uwiteka ntiwinangire umutima. Birakomeye gusomerwa n'amaboko y'Imana akomeye. Ngwino wegera intebe y'ubuntu udatinya. Umwami yambwiye ngo aratanga ubugingo, ntugire isoni. Ngwino. N'abari muri etaje mubafashe, umuntu ushaka kwakira Yesu cyangwa umuntu wananiriwe mu nzira agakora ibyo abapagani bakora, nawe ngwino. Wagize intege nke, wagize ubwibone mu by'ubuzima, wagize intege nke mu by'amaso, irari ry'amaso, ariko Yesu yiteguye gutanga imbaraga uyu munsi. Umwami yiteguye kukugirira neza. Ndumva Yesu anyemeza ko nguzimaranga, bongemo senga iteka, ntacyo nzamubona. Yanyishyuriye. Turagutegereje nawe, ngwino. Ni amahoro muri Kristo Yesu. Umuntu utarabatizwa, utagira adresse, nawe ngwino wizere Yesu. Umuntu utarabatizwa umubatizo w'amazi menshi, nawe ngwino wizere Yesu Kristo. Ni ufite. Umuntu utarabatizwa muri iri teraniro, nawe ngwino ujye mu mubare w'abantu bakwiye gukurikira umwami. Wizere Yesu utanga ubugingo. Umuntu utegera ameza y'umwami, utarya igaburo ryera, nawe ngwino ukeneye imbaraga. Bibiliya yavuze ngo umuntu utanywa amaraso yanjye ntarya umubiri wanjye, ntacyo mpfana nawe, ntago nzamuzura. Yanyishyuriye. Abantu mudaheruka ameza y'umwami, namwe mukeneye imbaraga muri Kristo Yesu, ngwino tugufashe gusenga. Ubugingo bwa Yesu ntabwo buri muri wowe, ngwino tugufashe gusenga. Umuntu wumva adaheruka ameza y'umwami, ahamya n'umutima we ko ibihe byiza bitari muri we, nawe ngwino. Warabatijwe n'ibyo, ariko ntacyo upfana na Kristo. Ufite imbaraga zihagije gusa zo gukiza
zo gukiza abaremye zigakiza imbere ya ya ntebe imbere ya ya ntebe zahagararayo zabanjanye nzaba nawe turagutegereje ngwino niba udaheruka ameza y'umwami umwanzi yaragucicishije ku meza y'umwami nta bugingo ufite muri wowe yanyishuriye satani gufatiranya guteza intege nke ariko ngwino Yesu akugirira ubuntu bwinshi yababari ntiwihagarareho ngwino Yesu aguha imbaraga yanyishuriye ya myenda yose nishuriye n'abari muri etaje namwe muze abo bakeneye Yesu yambabariye ibyaha atuma singiri cyiza erega nawe wari ukwiye kuza ukabwira Yesu ngo narananiwe naracogoye ariko niwe mbaraga zanjye gawe gusa nezwa narasoye yanyishuriye ya myenda yose yambabariye ibyaha niba hari n'undi usigaye nawe naze tumufasha gusenga ani bamugisha unamuke ukuri ibyaha byose mwakoze murabibabariwe kandi niba hari intambwe nziza muteye mu buzima bwanyu iyo wajya muri Amerika intambwe nziza uteye ni iyi ngiyi ni intambwe umuntu aticuza ikujyana mu bugingo bw'iteka ndimo ndabona n'abandi baza ntabwo turi bwihute rwose umuntu wese wumva akeneye imbaraga muri Kristo Yesu naze tumusengere Imana ibamugisha dufite umugisha turi kumwe n'umushumba wa paruwase agiye kubatuza amagambo y'agakiza ni bande muri mwe bashaka kwakira Yesu bwa mbere bavuga ngo nukuri twumvise ko dukwiriye kwizera Yesu akatubera umwami n'umukiza tugacika umujinya w'Imana uzatera isi tugahinduka abana b'Imana nazamura ikiganza ushaka kwakira Yesu uvuga ngo ndashaka kujya mu ijuru ahabera bari nanjye nzabeyo abangaba bakire Yesu umwami n'umukiza bwa mbere reka dukomere Imana amashyi ku bwabo Imana ibamugisha twakira umushumba abasengere abatuza amagambo y'agakiza namwe mwiyumvisemo ko mwananiwe muhumure Yesu niwe utanga imbaraga karibu no gusenga reka dusenge Imana isumba byose akoze mwana turagushimira ibihe byiza uduhaye turagushimira iki gitaramo haleluya nkuko uri umungeri mwiza wasize 9 ukajya gushaka imwe abangaba bari mu mugambi wawe turagushimye kubw'uyu mugoroba izina ryawe nirihimbazwe wari wateguye ko abana bawe ubagenera ubugingo buhoraho turagushimye kuko ari wabazanye turagushimye ko wabatumyeho tugushimiye umutima wabahaye wo kugira ngo bakire ijambo ryawe natwe tubatuyeho amaraso ya Kristo Yesu bari bafite igisekuru cyo mu byaha cyo mwirimbukiro ariko bafashe icyemezo cyo kuza mu bugingo natwe tubatuyeho umugisha wo kubabarirwa n'Imana imbabazi z'Imana nizibe kuri bo kandi uhereye uyu munsi amaraso ya Yesu aboneke kuri bo kuko yabonyeho umwete ukiranuka ntabwo abagiciriyeho iteka kubwabo ntabwo babishobora tubasabiye umwuka wera bagipfukamya bakiraha buzura umwuka wera bakiraha bagira imbaraga z'Imana zibashoboza kunesha ibyabaneshaga bazahura n'ibicantege bazahura n'ibibakurura bazahura n'ababakoba bereka ko bibeshye ariko mwuka wera n'aba muri bo bazakomera muri uru rugendo tubashyikirije buri wese marayika ushinzwe kumurinda kugira ngo buri wese arindwe nawe ajya abungabunga ubugingo bwe kugera ubwo bazasoza urugendo ku isi amahoro imbabazi zawe turazishimye tugukomeye amashyi Kristo amen 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 katubenye muhaguruke mu cyubahiro cy'Imana munyure muri ura muryango abadiyakoni nka 5 cyangwa 3 babafashe mubahe nimero zanyu za telefone mubaha amazina yanyu bazabiteho babereka inzira nziza yo kujya mu ijuru